turi kuwa gatanu tugeze muri wikendi, hahandi tujya kumva tukumva bamwe bagize bati ararongoye umusore wacu bari baramuroze ariko ntibyafata. Subhana wa ta'ala, shitani se. Ararongoye umusore wacu bari baramuroze ariko ntibyafata. Madamu no ku ruhande rw'abakobwa bo bati Mana ndagushimye kuko wamaye umugabo kuko wamaye kuko umugabo wanjye ari uw'igitinyiro ngaho arahageze satana. Urakoze cyane, wabonye umugabo kabisa. inabyo byishimo Clarisse Karasira amazemo igihe we n'umugabo we, dore ko umugabo we nyuma y'uko benshi bakomeje kuvuga amagambo atari meza kuri Clarisse Karasira, harimo na Yorode Queen wagize gutya nyuma y'uko Clarisse Karasira agize ati nanze kwiyandarika ngo nkurikire ibidashashagirana mu bukumi bwanjye, nirinda umukiro ntavunikiye kuko narotaga igihe nk'iki. Yorode Queen ahita ajya munsi arandika ati none se ibishashagirana mwari guhurira he? Kuko ibishashagirana bikurikira abashashagirana. Haza n'undi ugira uti njyewe nzi Karasira yiga Igicumbi ndetse nzi n'umusore yajyaga asanga muri ghetto. Ko wahindutse warahindutse nta kintu kimwe nifuza icyamukabona ko nahindutse ndeba ukuntu mbivuga. Nyuma y'uko aya magambo avuzwe, umugabo we aza kwandika ati ninjye wamwibikiye kugeza dushakanye kandi nta wandusha ukuri kuri we. Kuri ubu dufite umuryango wishimye, ahubwo benshi bakagombye kumenya ibyabo. Niko se wa mubyeyi? Nyuma y'ibyo Clarisse Karasira yavuze urabivugaho iki? Iyo ukenye koko nta kitagusuzugura, ubonye ngo n'inzozi zinsuzugure, ndota imbeba inyirukankana ukungana ukumureba ngana niwo kwirukankanwa n'imbeba ko. Aha nibiba biri kuri iyi imihanda yacu ni now reka duhita dukomereza kuri bari bacu. Miss Muheto Divine ari mu byishimo bikomeye nyuma yo gushyikirizwa imodoka nshya ya Hyundai Venue 2022 iri mu ibara ry'umutuku nyuma y'igihe kingana n'amezi 4 iyi modoka atarayibona. Kuri ubu ngubu nibikiri bihuha yamaze kuyibona. Nyuma y'uko rero undi nyampinga w'u Rwanda 2020 ari we Nishimwe Naomi atakibasha guhisha amarangamutima afitiye umukunzi we. Inkuru nshyashya iri kuri iyi mihanda yacu ni iyihe mbazaniye? Iradukunda Liliane nyampinga w'u Rwanda 2018 nawe ashobora kuba ari mu rukundo. Ni kenshi yajyaga postinga hisha isura yiwe tukibaza tuti ese uyu nguyu iyaba arinde? Usubije amaso inyuma kuri posts yagiye ashyira ku mbuga ze nkoranyambaga, yagaragazaga ko ari mu byishimo ubikomeye. Nkaha yanditse ati Happy V-Day. Kubazi va ikisobanuye isobanuye Happy Valentine's Day. Aho ari ku isura y'umusore bari mu rukundo yari atarayigaragaza, nyuma agaragaza n'indabyo yahawe kuri uwo munsi. Ni kenshi bagiye basohokana. Kuri uyu munsi rero menya rwanze ruramutamaza ajya ku rubuga rwe rwa Instagram ashyiraho iyi foto maze arandika ati
isabukuru nziza ku muntu w'ingenzi kuri njye. Tuhita tubyibazaho. Nyuma Nishimwe Naomi we umaze igihe muri uru rukundo ati mbega abeza. Mu gihe tukiri kureba twaje kuvumbura izina ry'uyu musore bikigoye kuba wamenya byinshi kuri we. Yitwa Kenny Imfura. Yagize gutya we ajya munsi ati urakoze cyane baby, ndagukunda cyane. Isura ye niyo. Ese Iradukunda Liliane we, reka nkukomangire ngira nti uri mu rukundo? Ibyo bintu ntabwo bikureba. narakaye amere fuck bro. ariko kuki urimo kugenda uvangamo ibyongereza cyane? No, urumva umaze none se wowe umva ko kantu ka no ushize no ni igiki? umaze igihe no. N'ibyari biri kuri iyi mihanda yacu kuri uyu munsi weekend tuyinjiyemo. Muzagire weekend nziza ubundi muryoherwe n'ubuzima. Amazina yanjye ni Hirwa Redemptus. Mwibuke gukora subscribe aho munsi, like, share na comments n'abandi bamenya aho bisigaye bibera. Ni naho ku munsi wo kuwa mbere.